Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tubatugurutse mu makuru abakomeje kugenda atangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ikibazo cy'insengero cyari kimaze iminsi kivugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko imyaka igera kuri 6 ishize insengero ari ikibazo mu Rwanda, ndetse bamwe mu baturage bakomeza kugenda basaba ubuyobozi bw'u Rwanda ko baza kuba bakomorera insengero zabo bakaba bakongera kujya gusenga mu by'ukuri mu byumba byabo. Ibyakomeje kugenda bigaragazwa byo ni byinshi mu nama yateranye igamije kuba yagarura cyangwa se yakongera gukingura insengero zari zimaze iminsi cyangwa se imyaka myinshi zikinzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Byose byakomeje kugenda biganirwamo, abakardinali bari bahari ndetse n'aba ADPR by'umwihariko abapasiteri bari baje bahagarariye by'umwihariko abakristo muri rusange. Wakomeje kugenda ubona ko mu by'ukuri by'umwihariko idini rya ADPR ryakomeje kugenda ryibandwaho cyane, by'umwihariko aribo bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite ikibazo cyo gufungurirwa insengero zabo. Turi mu nama yateranye ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2026. Ni inama rigamije kuba yakingura by'umwihariko insengero zimaze imyaka igera kuri 5 n'igice zifunze mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko abaturage bo barakomeza kugenda basaba ubuyobozi bw'u Rwanda ko bakongera gukomorerwa insengero zabo bakisanga bari kuba bakongera gusenga, kuko benshi urakomeza kugenda ubona ko ibibazo bakomeje kugenda batanga. Baravuga uti mwatubwiye ko tugomba kwa muzyo kwitwa kubaka ibisabwa cyangwa se twakuzuza ibisabwa, ariko turabyuzuza nyamara insengero zacu naka kanya ziracyakinze, kandi mwatubwiye ko tugomba kuba twashyiramo intebe tukubaka mu by'ukuri insengero ziteye amarangi ndetse kandi tukaba twanashyiramo amasima ku badafite amasima, ariko byose turabikora biza kuba byarangira bifashe ubusa. Naka kanya insengero zacu zirimo gushengukira aho ngaho, ntabwo turi kujya kuba twasenga twongere kuba twakinginya Imana yongere kuba yaturemera igifatika. Ugasanga rero mu by'ukuri abakristo benshi cyangwa se abaturage barakomeza kugenda bagaragaza ko ikiri gutera ibyaha byinshi mu gihugu cy'u Rwanda no kuba ngo insengero zikinze. Naka kanya benshi baragaragaza ko icyo kintu kiba kirimo, kubera ko mu by'ukuri benshi baravuga uti insengero zacu zigikinguye twajyaga imbere y'Imana tugasenga, ndetse kandi bakatwigisha ikizira cyose n'icyaha mu by'ukuri bakabirandura mu mitima yacu, ariko uraza kuba wasanga aka kanya turi kujya mu mayoga, ubusambanyi, bitabi n'ibindi bidafite umumaro imbere y'Imana, ndetse bikaza kuba byatuma muri twebwe tutaza kuba twagirana umwuka mwiza. Ugasanga rero mu by'ukuri abaturage barakomeza kugenda bagaragaza ko ikiri gutuma n'ibyaha byongera mu gihugu cy'u Rwanda ngo no kuba insengero zigikinze kugeza kuri aka kanya nabyo byaba birimo. Nibyakomeje kugenda bigaragazwa kuri side y'abaturage, ndetse kandi banasaba leta y'u Rwanda kuba yakongerera komora insengero zabo ku byakomeje kugenda biba promisingwa cyangwa se mu by'ukuri bisezeranywa. Abaturage bakomeza kugenda bagaragarizwa uti nimwuzuza ibisabwa insengero zanyu nta kaboza zizaza kuba zakingurwa, ariko benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri naka kanya nujya kuba wareba urasanga insengero zose zikinze, ndetse n'izari zikinguye zimwe na zimwe ziri gukomeza kugenda zigabanwa. Abaturage bagakomeza kugenda bavuga uti nimudukingurire insengero zacu tujye kuba twasenga. Gusenga si ukwiba, gusenga si ugusambana, gusenga si ugukora icyaha. Ni gute mu by'ukuri umuntu aza kuba yakisanga ari kujya imbere y'Imana agasanga ni cyari kuba yakora? Nawe tekereza kujya imbere y'Imana ariko mu by'ukuri wajya gusenga ugasanga gusenga bije kuba byahinduka icyaha, cyangwa se wajya no kuba wasenga mu cyumba cyangwa se no mu butayu ukagenda mu by'ukuri wihisha cyane, nyine ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko wa muntu uri kumwe inzoga, wa muntu uri mu busambanyi, wa muntu uri gukora ibidafite umumaro, we akaza kuba yahabwa liberté cyangwa se agaciro, ubwisanzure bwo kuba yakora ibyo byaha byose. Ugasanga rero benshi kubera ko ibyo byaha kubikora kugeza kuri aka kanya ntabwo mu by'ukuri biri kuba byafungwa cyangwa se bigaragara ko ari icyaha gikomeye cyane, ahubwo biri gukorerwa ku karubanda. Urasanga abaturage benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti natwe tubijyemo muri uwo mujyo, niba dukomorera insengero twongere kuba twajya imbere y'Imana tuyinginge, dutakambe, dupfukame, twongere dushyiremo indirimbo z'amashimwe, dukubite igisirimba mu by'ukuri Imana hiri mu ijuru yumve ko turimo gutakamba dusaba, ndetse kandi tukanirinda n'ibyaha bigiye bitandukanye dukomeza kugenda tugwa mu bishuko bigiye bitandukanye, harimo ubusambanyi, kunywa inzoga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko rero nakomeje kugenda mvuga ibitari ngombwa cyangwa se nakomeje kugenda nizinda mu magambo. Icyanzanye si icyo ngicyo cyo kuba mu by'ukuri nareba ibibazo bikomeza kugenda bigaragazwa n'abaturage, ahubwo ni inkuru nziza yakomeje kugenda ivugwa ko byanga byakunda hari insengero zimwe na zimwe zaje kuba zafungurirwa ku
mugaragaro ibyakomeje kugenda bigaragazwa by'umwihariko na RGB ikomeza kugenda ihereza insengero ubuzima gatozi. Hari byinshi byakomeje kugenda bivugwa, nakomeje kugenda mbona umukuru wa ADPR mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje kugira mu by'ukuri agaragara arimo gukingura insengero zimwe na zimwe. Kuri aka kanya byakomeje kugenda bigaragazwa nk'ibyishimo cyangwa se nk'amashimwe yakomeje kugenda agaragarizwa by'umwihariko aba ADPR cyangwa se abakristo muri rusange kugeza kuri aka kanya. Ariko abakristo benshi bakomeje kugenda bavuga ko nubwo insengero zakomeje kugenda zikingwa, bakomeza kugira mu by'ukuri bashimira leta y'u Rwanda yakomeje kugenda iba promisinga cyangwa se ibasezeranya ko igiye kuba yafungura ibyumba bimwe na bimwe. Ndagira ngo mu by'ukuri mu mezi make ashize mwakomeje kugenda mwumva ko abashumba bagera kuri 88 mu Rwanda bari bagiye kuba bakamburwa by'umwihariko imirimo yabo kuba basengesha cyangwa se mu by'ukuri bakongera guhagararira abakristo cyangwa se abaturage. Ariko kuri aka kanya byumvikanye ko byaje kuba byakurwaho. Ubu ngo rero mu by'ukuri benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko ari igikorwa kidasanzwe leta y'u Rwanda akomeje kugenda ibakorera, kuba mu by'ukuri hari abashumba bagera kuri 88 bakomeje kugenda basubirwa ku nshingano zo kuba bakongera kuragira mu by'ukuri intama z'Imana cyangwa se bakongera kuyobora intama z'Imana cyangwa se abakristo b'Imana ari nabo batura Rwanda kugeza kuri aka kanya. Ku itariki 19 Mata 2019 nibwo hakomeje kugenda hagaragazwa by'umwihariko ko icyorezo cya COVID-19 cyakomeje kugenda kikara cyangwa se kigaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bakomeza kugenda bafungirwa insengero. Ibi kandi byumvikana ko nubwo abaturage bafungiwe insengero muri ubu buryo, benshi bagiye bafungirwa insengero zabo mu by'ukuri babwirwa ko bagiye kuba bakirinda cyangwa se bakarandura icyorezo cyakomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Afurika no ku isi yose. Mu by'ukuri ibi ngibi byatumye amadini menshi akomeza kugenda afungwa, ariko benshi mu by'ukuri babwirwa ko iki cyorezo nikiza kuba cyakoroha insengero zabo ziza kuba zakomorwa cyangwa se ziza kuba zafungurwa. Ariko nyuma yo mu by'ukuri icyorezo kimara kuba cyakira, abaturage benshi bategereje ko insengero zabo zaza kuba zakingurwa. Mu by'ukuri barategereza amaso ahera mu kirere kugeza n'aka kanya. Abaturage hari abacicaye mu by'ukuri bategereje ko insengero zabo ziza kuba zakingurwa. Kugeza n'aka kanya barahebye cyangwa se n'uyu munsi insengero zabo ntabwo zirakingurwa nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Ndetse kandi leta y'u Rwanda yagiye ifungiza insengero, ikomeza kugenda igaragaza uti insengero zidafite intebe mo imbere, insengero zidateye amarangi ndetse n'insengero zidafatitse cyangwa se za nsengero zigaragara nabi, turasaba mu by'ukuri ba nyirazo cyangwa se abazisengeramo kuba bakingirwa, bakaba bavugurura izo nsengero kugira ngo mu by'ukuri habashe kuba hakagurwa area cyangwa se mu by'ukuri ubuso bw'izo nsengero kugira ngo abazajya basengeramo ntibazajye bakuranamo, bityo kandi kugira ngo twirinde by'umwihariko iki cyorezo cya COVID-19. Bityo kandi abakristo benshi bakomeje kugenda babyubahiriza ndetse kandi insengero zabo baranazikora neza. Ariko nyuma yo kuzikora bakomeza kugenda bagaragaza ko kugeza no kuri aka kanya hari benshi batarafungurirwa insengero zabo kandi bafitemo intebe kandagira ukarabe bubatse donc mu by'ukuri na lavabo ku nsengero. Ariko kuri aka kanya ibyo leta yabasabye ndetse kandi babwira ko nibabasha kuba babyuzuza bazabasha kuba bafungurirwa insengero. Bamwe bavuga ko babyujije kugeza kuri aka kanya insengero zabo zikaba zigikinze. Ni kibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragazwa n'aba ADPR by'umwihariko, dore ko ari nabo bakomeza kugenda bafungirwa insengero kugeza kuri aka mwanya. Ikibazo cyo kuba mu by'ukuri batuje ibisabwa cyaje kuba cyakemurwa cyangwa se baje kuba bagikemura, nyuma yaho mu by'ukuri baza kuba bashinjwa ibindi byaha bigiye bitandukanye. By'umwihariko idini rya ADPR niryo ryakomeje kugenda rishinjwa ibibazo bigiye bitandukanye, harimo ibibazo byo gukora ubucuruzi mu nsengero. Ugasanga mu by'ukuri abantu bagiye kuba basenga aho kugira ngo basenge bagiye kwikorera ubucuruzi, ugasanga barateza akavuyo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mwumva saga cyangwa se utuvuyo twakomeje kugenda tugaragazwa tw'amadini, benshi bakavuga uti baratwiba. Mu by'ukuri urasanga tujya gusenga aho kugira ngo dusenge bakatubwira ngo duture itambo ry'ishimwe, ituro ry'ibitambo, ituro mu by'ukuri ngo ry'abakene. Ugasanga ni byinshi byakomeje kugenda bigaragazwa, nakomeje kugenda mbona abaturage benshi babimbwira. Donc ugasanga nyine birateza akavuyo mu gihugu cy'u Rwanda, benshi bagakomeza kugenda batakambira leta y'u Rwanda bavuga uti barimo kutwiba. Mu by'ukuri aho kugira ngo badusengere ku maneza cyangwa se badusengere Imana itwumve, bari kudusaba amafaranga cyangwa se mu by'ukuri ibihembo kugira ngo baze kuba badusengera, kandi nta Mana iza kuba yakora gutyo. Imana ikibishaka nuko tubana mu mahoro, tugasenga mu mahoro, ndetse kandi tukumva neza ko nyine turi kumwe nayo, turi connect nayo. Imana ikabasha kuba mu by'ukuri yakumva ko nyine yakingura amarembo ku bushake bwayo. Ariko aka kanya urasanga umuntu agiye kuba yasengera umuntu kugira ngo umuntu asengere undi, ugasanga
ari kumuca hinjonjwe cyangwa se ari kumusaba amafaranga. Ni ikibazo gikomeye cyane Imana yakomeje kugenda igaragaza agahinda hiri mu ijuru. Yabona ukuntu mu by'ukuri ubusambanyi bwakomezaga kugenda bugaragara mu baririmbyi, inzoga n'ibitabi benshi bakazinywera mu mabirikira, abandi mu by'ukuri bagafata amajage y'abapasiteri bakajya kugura inzoga bakazinywera mu mabirikira mu nsengero. Ugasanga Imana irakomeza kugenda ibabara cyane igagaragaza agahinda hiri mu ijuru. Imana byarayibabaje cyane, ndetse kandi ikomeza kugenda inatanga ubutumwa cyangwa se imburizi ku badeperi cyangwa se abapasiteri, ikababwira uti bana banjye mureke gukora ubucuruzi mu nsengero, muri kunsebya. Benshi bagakomeza kugenda binangira imitima yabo, ariko Imana aho iri mu ijuru byanga byakunda yari imaze kuba byababara, kuko uraza kuba wasanga ubuhanuzi bwakomeje kugenda bugaragazwa mu by'ukuri burufuguti mu minsi y'imperuka. Abiyitirira Imana, abigira Imana, ibigirwamana bizaba byinshi cyane, ndetse ngo benshi bazarwanya ijambo ryanjye. Ari nabyo byakomeje kugenda bigaragazwa kuri aka kanya, kuko kuri uyu munsi uramutse ufashe Bibiliya ukagenda ukajya mu rusengero rwakinzwe, ahangaha waza kuba wafunga ubutavamo. Uramutse ufashe Bibiliya ukajya mu butayu, uraza gusanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga Imana mu by'ukuri aho iri mu ijuru ntabwo yishimye, ndetse kandi ibi byose byabaye ni ukugira ngo igaragaze ubumana bwayo, ni ukugira ngo igaragaze ko ariyo Imana yo mu ijuru igomba kuba yasengwa. Kuko benshi bari bamaze kuba bagaragaza gutobera mu murimo w'Imana. Ugasanga benshi barakorera ubusambanyi mu murimo w'Imana, baranywera inzoga mu murimo w'Imana, barakora ibidafite umumaro imbere y'Imana. Imana aho iri mu gihugu cyo mu ijuru iza kuba yababara, iravuga uti ntabwo byaza kuba byakunda ko mwaza kuba mwakira mu murimo wanjye, nanjye reka nze mbereke aho mbera Imana. Ndi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yihanukirije kuba yahana ikanahemba. Iravuga uti izi nsengero ngiye kuba nazikinga zimwe na zimwe ubu tuvugana zakomeje kugenda zikingwa bitewe n'amatiku cyangwa se mu by'ukuri n'ibyaha byakomeje kugenda bigaragazwa n'abakomezaga kugenda basenga, aho kugira ngo basenge cyangwa se bakore icyabajyanye nyine binginga Imana. Ugasanga baragiye mu by'ukuri bakuri ubusambanyi imbere y'Imana. Imana irakomeza kugenda igaragaza agahinda mu gihugu cyo mu ijuru, igakomeza kugenda ivuga ko byanga byakunda nayo igomba kuba yahana yihanukire. Ndetse n'izo nsengero benshi bakomeza kugenda bakoreramo ubucuruzi, irakomeza kugenda ivuga uti ndaza kuba nazikinga zose. Kuri aka kanya yarabikoze. Uyu munsi rero mu by'ukuri gusenga rimwe na rimwe uraza kuba wasanga ari ikizira mu Rwanda, kandi mbere mu by'ukuri twajyaga imbere y'Imana tugakubita igisirimba indirimbo z'amashimwe mu gihugu cyo mu ijuru. Imana hiri kishima ikaduhereza imigisha. Kuri aka kanya uraza kuba wasanga benshi bakomeje kugenda bajya mu mirimo y'ubusambanyi, benshi bakomeje kugenda bajya mu mirimo yo kunywa inzoga, benshi baranywa itabi, benshi bivuruguta mu byaha mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ugasanga mu by'ukuri ntabwo bari kuba bajya aho Imana ishaka. Ugasanga nyine Imana kugeza kuri aka kanya ntabwo umujyo bari kuba mu by'ukuri barimo ariwo Imana ibashakamo. Imana ikidushakaho bene data ni ugukundana, ni ukugira urukundo, tukongera kuba mu by'ukuri twakisanga turi kuba twabakonegite n'Imana, apana kujya mu businzi, ubusambanyi, uburaya n'ibiki byose Imana ishaka. Ugasanga nituza kuba twafungurirwa insengero turi gukora ubucuruzi aho kugira ngo mu by'ukuri twuze tuba twakora umurimo w'Imana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikomeza kugenda ibabara cyane, ikavuga uti ntabwo nakemera ko mukomeza kugenda mutobanga umurimo wanjye, ntabwo nakemera ko mukomeza kugenda mukorera ubusambanyi n'ubusinzi n'uburaya imbere mu nzu yanjye, ntabwo nakemera ko inzu yanjye ihinduka iy'ubucuruzi. Imana ikomeza kugenda ibabara, itanga imbuzi. Ugasanga benshi bakomeje kugenda binangira imitima yabo, Imana ikababara cyane, Imana ikagira agahinda, ikagira ishavu n'agahinda. Babandi bari aba ADPR bari bafite amavuta, babaririmbye mu by'ukuri ugasanga bafite ikibazo gikomeye cyane cyo gukora umurimo w'Imana ariko bakanasambana bigakunda. Imana aho iri igakomeza kugenda igira agahinda gakomeye cyane, igakomeza kugenda ivuga uti byanga byakunda ndi Imana nje guhemba no guhana nihanukiriye aba adakora neza umurimo wanjye. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyakomeza kugenda kigaragara mu by'ukuri. Imana igakomeza kugenda ibabarunagiye mu mavuta ngiye kuba nababwiriza, kuko benshi mwakomeza kugenda mwinangira umurimo w'Imana. Iki Imana ishaka ntabwo mu by'ukuri Imana ishaka ko tuza kuba twajya imbere yayo tuyigaragariza uburyarya bene data. Ntabwo Imana ishaka ko tuza kuba mu by'ukuri twajya imbere yayo tuyigaragariza uburyarya bene data. Imana irashaka ngo tuyibere mu by'ukuri, tuyibere abana bayo, tuyibere intumwa, twongere tugaragarize mu by'ukuri urukundo. Imana nayo yongere tukunde cyane bana b'Imana. Iki Imana ibashakaho ni gukundana no kugirana urukundo, umutima mwiza, ndetse tukaba
bakirinda bya byaha byose bikomeza kugenda bituma Imana ibabara. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mwumva uko Yesu yakomeje kugenda twitangira ku musaraba. Ibimenyetso mwarabibonye, mwabonye uko Yesu yakubiswe inkoni z'amahwa ndetse yambikwa n'amakamba y'ihwa, aho ari mu gihugu cyo mwijuru yabona benshi batubanga umurimo w'Imana, akomeza kugenda babara ndetse kandi mu by'ukuri bikamutera agahinda kubona yitangira ikiremwa muntu cyangwa se umwana w'Imana, ariko we akaza kuba yabifata nk'imikino. Kuri aka kanya ugasanga benshi mu matorero barakomeza kugenda bafata itorero ry'Imana cyangwa se inzu y'Imana bakayifata nk'imikino, irikababara cyane. Imana irababara rero bene data, nakomeje kugenda njya mu mavuta kubigisha biba bigoye cyane, cyangwa se kugira ngo umuntu avuge mu byumve biba bigoye. Imana icyo ishaka nuko ishaka ko mwerana imbuto ndetse nayo ikazi igakora umurimo w'Imana, igakingura insengero zayo, benshi bakongera kuba basenga. Bitagenze gutyo mu by'ukuri ntabwo bizakunda, kubera ko Imana irakomeza kugenda ibona umurimo wayo, irakomeza kugenda ubagatobanguka bara cyane biri mu gihugu cyo mwijuru. Ntabwo Imana ikunda agasuzuguro, Imana ikunda kubahwa. Reka mu by'ukuri turekeraho ubwira abumva ntavunika.